Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Gikundiro Sport TV. Gikundiro Sport TV ni channel ikunda kunyuraho amakuru ajyanye na Rayon Sport, ariko uyu munsi tugiye kubabwira ibinyuranye n'urubuga rw'imikino, ahubwo tugiye kubabwira ibijyanye n'ubuzima. Murabizi ko mu Rwanda hari ikibazo kijyanye n'ikoreshwa ry'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bikorewe mu ngo, ubu bikaba bitemewe. Abantu bajyaga bakora ubukwe bagakoreshamo ubushera, ikigage, urwagwa, umutobe, ibyo byose ndetse bakanateka, ariko kubera ingaruka zagiye ziba ku bantu bakoresheje ibyo biribwa byateguwe mu buryo bwa gakondo, bitewe n'uko bimwe muri byo bitujuje ubuziranenge, leta yarabihagaritse ndetse ishyiraho n'amabwiriza aherutse gusohoka avuga yuko umuntu ugiye gukoresha ibirori cyangwa ubukwe agomba kujya agaragariza ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, arizo akagari, umudugudu, akagari ndetse n'umurenge, akaka icyangombwa kandi akanagaragaza hoteli, moteri cyangwa resitora zibifitiye uburenganzira bwo gutegura ibyo binyobwa ndetse n'ibiribwa. Akaba ari ayo mahoteli n'amamoteri na resitora akaba arizo zigomba gutegura ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bizakoreshwa muri ubwo bukwe. Minisiteri y'Ubuzima yarebye ibona ko bikwiye ko ifasha abanyarwanda ba mikoro aciriritse batabasha kubona izo nzoga zipfundikiye cyangwa se ibyo binyobwa bipfundikiye, ndetse no kujya muri za hoteli gushakamo ibyo kurya bagomba kwakiriza abashyitsi cyangwa abitabiriye ibirori cyangwa ubukwe. Ni muri uru rwego rero ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 2026 Minisiteri y'Ubuzima yagiye igashyira hanze amabwiriza agenga uburyo bwo gutunganya ibiribwa n'ibinyobwa gakondo bikozwe mu binyampeke, ibitoki n'imbuto bikorewe mu miryango. Muri iryo tangazo rero, ni itangazo cyangwa se ni amabwiriza agenga itunganywa ry'ibiribwa n'ibinyobwa gakondo bikozwe mu binyampeke, mu bitoki n'imbuto bikorewe mu miryango. Itangazo rero rikaba rigizwe na paje 4. Paje ya mbere iriho icyo amabwiriza agamije, bakavuga bati ni ukunoza no gutegura ibiribwa, kwenga no kubika no kunywa ibinyobwa gakondo bikorewe mu rugo, harimo ubushera, ikigage, umutobe, urwagwa n'ibindi binyobwa bya gakondo. Gukumira ibiribwa n'ibinyobwa bihumanye bishobora gutera indwara, ubumuga cyangwa urupfu bifitanye isano n'ibiribwa cyangwa n'ibinyobwa gakondo byanduye. Muri iri tangazo rero cyangwa aya mabwiriza aragaragaramo abagenewe abo aya mabwiriza agenewe, imikoreshereze y'ibikoresho byemewe gukoreshwa, hanyuma hakagaragaramo kandi ibitemewe gukoreshwa, hakagaragaramo iby'ingenzi mu kwirinda ihumana rituruka ku biribwa n'ibinyobwa byanduye. Muri byo bakatubwiramo isuku n'ibikoresho n'inyubako y'ahakorerwa cyangwa se ahatunganyirizwa ibyo binyobwa, ndetse hakaza no guteka neza ibiribwa bigashya ku bushyuhe bwagenwe. Hakazamo nanone gutandukanya ibiribwa ngo bitanduzanya, aho bavuga bati tandukanya ibiribwa bibisi n'ibihiye kugira ngo bitanduzanya. Tandukanya inyama z'umweru n'inyama zitukura. Inyama z'umweru twavuga nk'inyama z'inkoko, inyama z'ifi, izo nizo bita inyama z'umweru cyangwa se viande blanche. Hanyuma hakaza n'inyama zitukura arizo viande rouge, zirimo izi nyama z'inka nyine ziba zifite amaraso. Bika ibiribwa ukurikije ubwoko bwabyo. Ibiribwa byangirika vuba
bihahwa uwo munsi iyo udafite firigo. Hanyuma bakatubwira guteka neza ibiribwa bigashya ku bushyuhe bungana na dogere Celsius 100. Ibiribwa bikagaburwa bishyushye kandi bigomba kuba biri hejuru ya dogere 60, naho ibyo bagabura bikonje bikaba biri munsi ya dogere Celsius 5. Ibiribwa byatetswe bigaburwa bitarengeje amasaha 2 kuva bihiye, cyangwa bikabikwa mu bikoresho bituma bigumana ubushyuhe kugira ngo hatabaho ukororoka kwa mikorobe zangiza ibiribwa zikanatera uburwayi ababiriye. Noneho ngo genzura neza uko ibiribwa bitangiritse kandi bitarengeje igihe. Hari nk'igihe ujya kubona ukabona bazanye wenda nka mirinda, ugasanga iyo mirinda yarengeje igihe, uruganda rwayikoze rwavuze ruti bigomba kuba izaba expired cyangwa se izarenza igihe wenda ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi, ugasanga abantu bagiye kuyinywa byarageze mu kwezi kwa 10 maze amezi 3 yarangiritse cyangwa se yararengeje igihe. Hanyuma bakanatubwira gukoresha ibiribwa ku gipimo gikwiye. Ibiribwa bibikwa uko biri, ibishyushye bigomba kuba biri ku gipimo cyo hejuru ya dogere Celsius 60, naho ibibikwa ku gipimo cy'ubukonje bugomba kuba buri munsi ya dogere Celsius 5. Ibiribwa n'ibinyobwa byangirika, inyama, amafi, imboga n'ibindi ntibigomba kurenza amasaha 2 ku bukonje bwo hanze dogere Celsius 30, bigomba gushyirwa muri firigo. Hanyuma bakatubwira isuku y'abatunganya ibinyobwa, ibikoresho naho bitunganyirizwa. Bakatubwira ngo ambara imyambaro yabugenewe, irinde gutunganya amafunguro cyangwa ibinyobwa igihe ufite indwara zanduza, isuzumisha indwara zanduza igituntu, indwara z'umwijima buri mezi 6. Izo ni indwara zanduza zirimo igituntu, indwara z'umwijima buri mezi 6. Umuntu utunganya ibyo binyobwa cyangwa ibiribwa agomba kwisuzumisha indwara zanduza buri mezi 6. Kuramo imirimbo yo ku ntoki no ku maboko nk'impeta, isaha, imiringa n'ibindi mu gihe utunganya ibiribwa cyangwa ibinyobwa. Karaba neza intoki ndetse n'umubiri wose ukoresheje amazi meza n'isabune mbere yo kwenga cyangwa gutunganya ibinyobwa. Sukura ibikoresho mbere na nyuma yo kubikoresha kandi ubibike kure y'amatungo naho bishobora kwanduzwa n'ivumbi, udukoko cyangwa se n'ibindi bihumanya. Kurikiza uburyo n'inzira gakondo zizwi, kwirinda icyahungabanya ubuziranenge bw'ibinyobwa. Irinde kuvanga ibinyobwa bishaje n'ibishya kugira ngo bigumane umwimerere wabyo. Kwa kundi umuntu aba afite nk'urwagwa rumaze iminsi 3, yarangiza akenga urundi, rwa rundi rushyashya agahita rufata akarukubita muri rwa rundi rushaje ngo kugira ngo aruvugurure. Ibyo ngibyo amabwiriza arabibuza. Irinde bika ibinyobwa kure y'abana. Murabizi ko dufite siroga ivuga ngo inzoga si iz'abato tunywe resi. Bivuga yuko abana bato badakwiye kunywa inzoga. Nuramuka ufashe nk'urwawe ukarushyira imbere y'aho abana babasha kugera, icyo gihe baragenda barufate barunywe, nibamara kurunywa rubagireho ingaruka kubera ko inzoga si iz'abato. Hanyuma igihe noneho habaye ibibazo bigomba kugenda bite? Kwivuza hakiri kare. Ihutire kujya kwa muganga igihe ubonye ibimenyetso bikurikira nyuma yo gufata amafunguro cyangwa ibinyobwa bihumanye. Birimo ibyo bimenyetso ni kuruka cyangwa guhitwa cyangwa gucibwamo mu Kinyarwanda, kubabara mu nda, kunanirwa guhumeka, isereri no kubabara umutwe, gucika intege mu mavi, gutakaza ubwenge. Nubona ibyo bimenyetso bikuriho nyuma y'uko wafashe amafunguro cyangwa ibinyobwa ukeka ko bishobora kuba byahumanye, icyo gihe wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bakwiteho hakiri kare bitaba byanaguhitana. Noneho gusaba uburenganzira bwo gutunganya
ibinyobwa gakondo bikoreshwa mu birori cyangwa mu minsi mikuru, icyo gihe bigenda bite? Icya mbere, leta yararebye ibona abaturage bose batari ku rwego rwo kuba babona ibyo binyobwa bipfundikiye, kandi ikindi cya kabiri, mu muco wa kinyarwanda bari basanzwe bakoresha inzoga za gakondo cyangwa se ibinyobwa gakondo birimo ubushera, urwagwa, ikigage, umutobe n'ibindi byose bimeze nkabyo. Ariko barangije baza gusanga hari abantu bajyaga bafata ibinyobwa, bagategura ibinyobwa ariko barangiza bakifashisha ibindi bintu bitemewe. Ibitemewe nabyo rero hari ibyo bavuze bitemewe gukoreshwa, hari ibyemewe gukoreshwa. Mu byemewe gukoreshwa rero bakavuga bati ni amazi meza asukuye cyangwa atetse, ibinyampeke bimeze neza bidafite uruhumbu cyangwa imiti yica udukoko ikoreshwa mu guhungira imyaka nka dedeti, ibitoki, imbuto n'ubuki bimeze neza, ibikoresho bibitswe ahantu hasukuye humutse hatarimo udukoko, imbeba, inyenzi n'ibindi byanduza. Ibyo ni ibyemewe gukoreshwa. Noneho muze mwumve ibitemewe gukoreshwa mbere yuko tugera ku buryo umuntu azajya asaba uruhushya akeneye kwenga cyangwa se gutunganya ibinyobwa n'ibiribwa bikoreshwa mu ngo. Ibitemewe gukoreshwa, hari alukoro zo mu nganda n'ibinyabutabire birimo metanol. Ubwo babandi bajyaga bitabaza pakimaya, abandi bakitabaza amatafari ahiye bakayasya kugira ngo bashyire mu rwagwa ngo urwagwa rutukure. Abo ngabo ni bamwe mu batuma ibibazo bivuka. Hanyuma lisansi n'ibindi biri mu bwoko bwayo byose, imiti y'ibiyobyabwenge bihindura umwimerere w'ibinyobwa, mugo, urumogi, umubirizi, idoma, kokayine, itabi, rwiziringa n'ibindi. Mwibuka ko hari abantu bafata ibikoresho bagiye kwengeramo mu kubyoza bakabyogesha umubirizi, alukoro bogesha mu ntoki cyangwa imiti isukura mu mutwe nyuma yo kogosha, ibikoresho by'ibanze byashaje, ibitoki, amasaka, ibigori, ibitaka cyangwa amatafari, imisemburo y'inganda nk'iyo mu bwoko bwa pakimaya, revire n'ibindi. Ibyo byose ntibyemewe. Noneho mwumve icyo umuntu azajya akora kugira ngo yake uruhushya. Icya mbere, kumenyesha komite y'ubuzima. Umuntu ukeneye uruhushya yegera komite y'ubuzima ku mudugudu. Yamara kwegera komite y'ubuzima ku mudugudu akayimenyesha icyo ibinyobwa yifuza gutunganya bizakoreshwa, aho bizakoreshwa n'abateganyijwe kubihabwa. Komite y'umudugudu igizwe n'aba bakurikira: umukuru w'umudugudu, umwe mu bajyanama b'ubuzima n'ushinzwe umutekano. Iyi komite ishyiraho igitabo yandikamo amakuru ku busabe no ku bugenzuzi n'abo bemereye gutunganya ibinyobwa gakondo. Icya kabiri, igenzura. Komite isuzuma kandi ikanagenzura ibizakoreshwa mu kwenga, uburyo bwo kwenga, isuku y'ibikoresho n'iyo hazatunganyirizwa ibinyobwa. Icya gatatu, kwemeza. Komite yemeza niba amabwiriza yose yari akurikijwe neza. Icya kane, komite itanga uruhushya rukoreshwa inshuro imwe gusa ku kinyobwa cyasabiwe urwo ruhushya. Ngizo ingamba cyangwa se ingamba Minisiteri y'Ubuzima yafashe mu rwego rwo korohereza abaturage ba mikoro aciriritse
ni ukuvuga ngo ugiye kujya ukenera gukoresha ubukwe wandikire komite y'ubuzima ku rwego rw'umudugudu igizwe n'abantu 3, umukuru w'umudugudu, umwe mu bajyanama b'ubuzima n'ushinzwe umutekano. Nibarangiza bazaba barateguye igitabo bazajya bandikamo abasabye, abemerewe cyangwa se abangiye bitewe n'ibyo basuzumye bagasanga uwo muntu atabyujuje. Nk'ibikoresho by'isuku basanze bituzuye, ubwo ntabwo bakwemerera, ariko umuntu ubyujuje bazajya bamwemerera yenge bya binyobwa abantu babikoreshe